Jackson yajyaga aryamana na assistant wiwe witwa Nowela. Nuko muri uwo mwanya barimo barasomana mu biro bya Jackson akavuga ati uwo ninde uje. Nuko Nowela akavuga ati reka nze njye kureba. Nuko Nowela akahita hanagura uwo Jackson ku munwa kugira ngo ibintu by'amarabero bitamujyaho. Nuko yamara kumuhanagura bakitunganya fresh. Nuko Nowela akavuga ati ndaje, kuko aba ari assistant wande wa Jackson. Jackson ubona ko ari we boss ahangaha. Ndagira ngo kurikire sasa. Nuko Jackson nako Nowela yafungura agasanga haje boss lady cyase umugore wande wa boss cyase umugore wa Jackson. Ndagira ngo kurikire sasa. Nukaza yisekera ndetse ubona ko nta kibazo afite. Nuko Jackson akaza agasoma umugore wiwe baba mwita Paola. Nuko bagasomana rwose akamubwira ati wa mugore we ndagukunda, ese kuki wari watinze kuza cyase kubera iki uje ahangaha izi saha? Nuko akamubwira ati nari ndi mu kazi kenshi ariko ndavuga ati reka nze nyura ahantu nkuzanira impano kuko ndagukunda cyane. Ariko Paola umugore we amubwira. Nuko Jackson akavuga ati ni byiza kuba nagira umugore mwiza nkawe. Nuko Paola akitegereza Nowela uburyo Nowela ari kubarebamo ndetse n'uburyo arimo arakora business ziwe. Ubona ko arimo arafunga amadokima ariko yababaye yumva ibyo Jackson avugana n'umugore wiwe. Nuko Paola kumbi aba yazaniye impano umugabo wiwe. Nuko Jackson akishima cyane akamuhobera akamubwira ati ni wowe mugore rwose nkunda ndetse nawe nkiri imbere. Nuko Jackson akahita abwira Nowela ubura aho ngako aba ari assistant wiwe. Akurabona ngo ukuntu mfite umugore mwiza unyitaho. Ariko Nowela wamureba agaseka dasetse. Ndagira ngo kurikire filime sasa. Nuko Jackson akomeza kuganira n'umugore we Paola bambwira ati rwose ni byiza kuba naragize umugabo mwiza nkawe unyitaho ndetse unkunda. Ako kanya Jackson agakomeza avuga ati rwose nanjye nuko nguko mugore mwiza. Ariko Nowela ntiyishimye, arimo arajya bitegereza, reba ijisho ari kubareba ntago rwose bimushimishije, byamubabaje cyane. Ako kanya Jackson akavuga ati Jackson akomeza nawe kwitegerezaho gato akitegereza Nowela akabona ko ibintu ari kumukorera bitamwishimiye cyangwa se atabikunze. Nuko Jackson akabwira umugore we ati Paola akamubwira ati ndi mu kazi kenshi rero hari 7 ngira ngo rero ngire vuba dusoze ubundi mbone kuza kuguhereza umwanya wa mugore mwiza we. Uri kumva? Nuko Paola akabyumva akavuga ati okay nta kibazo rero ngiyewe reka nigendere mu kanya ubwo ndaza kongera kukureba. Ako kanya bahita babanza kohereza Nowela kubanza kujya gutanga amadokima ku yindi floor. Nuko hagasigara umugabo ndetse n'umugore wiwe barimo baraganira. Ariko Nowela rwose ukabona ko atishimye, arimo arava hehe mu nzu aho ngaho atishimye. Nuko nta nubwo agerayo, ahita aguma aho ngaho akumviriza ibyo umugabo n'umugore baba barimo baravuga Jackson ndetse na Paola. Nuko Jackson akakomeza amubwira ati humura wowe ujya uko igihe ushakiye, ati nta kibazo nzajya mba mpari kandi rwose ujye umenya ko ngukunda turi kumwe. Nuko Paola akavuga ati rero amasaha yamfashe kujya mu kandi kazi, ndagira ngo rero nkubwire yuko ugomba kumfasha ntuzigere unca inyuma. Ibyo ni ikintu ugomba kumenya. Ariko Paola abwira Jackson akavuga ati niwe mugore nkunda nta wundi rwose, ntugire ikibazo nta nubwo nta wundi muntu nakemera. Nuko kumbi ako kanya Paola ahita yigendera. Nuko Nowela wari urimo urumviriza ahita ava ku rugi akahita yirukanka akagenda kugira ngo uyu mugore wa boss ataza kuhamusanga. Nuko ako kanya Paola ahita asohoka rwose ubona ko nta kibazo ndetse ibyo bintu atabyitayeho cyane yuko
assistant we ashobora kuryamana n'umugabo we. Ndagira ngo dorere sasa. Ako kanya Jackson ahita yongera akicara mu ntebe agafungura mashini yiwe, kuko rwose ibintu byose aba yabishyize ku murongo. Yabashije kuba yafera umugore wiwe ngo ni Paola, kumubeshya yuko nta wundi muntu bakundana kandi twe twabibonye. Ako kanya Nowela noneho sasa assistant we aza yarakaye kuri rwa rwego, akaza akamwitegereza, akubundi akicara aho ngaho agatekereza. Ndagira ngo dorere sasa uyu mukobwa yababaye, kandi Jackson arabizi ko afite umugore, ariko byamubabaje. Ariko Jackson akayitaza ako kanya akamubwira ati sheri wawe byagenze gute? Nuko Nowela akavuga ati sheri wawe biki? Sheri wawe si twamubonye. Ati ibyo mwamvuze sinabibonye. Nuko Jackson akavuga ati ariko nawe ntukababare, uriya se ko nari kugira ngo mubeshye mufere abanze kwizera ibyo turimo, ubundi njye nawe twikundane. Urumva hari ikibazo kibirimo. Ariko Nowela aba yarakaye akavuga ati mbabarira ntunkoreho, ntabwo rwose nshaka kubyumva, ntabwo ndi muri mudu yabyo, kuko ibintu maze kuvuga ndetse n'uburyo mwarimu muritwara byo birimo birambabaza rwose. Ese ubundi bwo kuvuga yuko njye nawe tuzabana gute mugikundana, wowe na Paola cyangwa se wowe n'umugore wawe? Nuko Jackson akomeza kumubwira ati oya rwose ntabwo njye nabana nande n'uriya mugore, aba ari kugira mubeshye rwose, njye nawe twikundanira kandi nawe urabizi. Ako kanya uko Jackson akomeza kugenda yongera kugerageza Nowela akatangira kongera guseka ndetse bikongera bikamushimisha. Nuko bakahita bagira gute, batangira gusoma. Ndagira ngo ukurikire sasa, ese ibi bintu bizaherera he, bizagenda gute? Ako kanya noneho Nowela aba ari assistant wa Jackson, atangira noneho kujya atoteza abakozi, yumva yuko ari we boss lady cyangwa se ari uzasimbura Paola umugore wa Jackson. Nuko ako kanya Nowela atangira kubyimba, agatangira kubita abakozi inki, avuga ati ni gute we nguhereza amadokima ntubashe kuba wagira vuba ugatinda bingana gutya? Agatangira kumujugunyira ibipapuro, ndetse umukozi agatangira kumujugunyira ibipapuro ati we ni gute? Ndagira ngo rero kano kanya ubimenye yuko nongera korera ikosa nzahita nkwirukana. Ndagira ngo ndorere sasa. Nowela atangira kubyimba imbere y'abandi bakozi. Umukozi arayituriza, agafata amadokima akayatoragura, agaceceka ntasubiranye nande na assistant wa Jackson, akamwitegereza. Nuko akahita yisohokera aho ngaho. Ubona ko rwose Nowela yatangiye kwambara isura mbi, cyangwa se isura itari nziza yo kwitwara nk'aho ari umugore wa boss. Ndagira ngo ukurikire sasa. Atangira kuvuga ati nanjye ngiye gutangira kwitwara nk'intare, kuko nanjye mfite umugabo nyitaho, kandi nanjye ndenda kugira imigabane muri iyi kampani. Ako kanya bahita batugarura ku bakozi baba bari mu biro. Nuko baraza, wa mukobwa baba bamaze gutuka ndetse no kubwira nabi, ahita aza mu mwanya we mu biro, agatangira kuganirira inkuru abakozi bagenzi be, agatangira kuvuga ukuntu Nowela amufashe nabi nkaho wagira ngo ni boss. Ako kanya undi mukobwa ubura aho ngaho bamwita Sofia akavuga ati ibyo ntabwo bishoboka, ni gute ashobora kudufata nabi se kuri urwo rwego? Nuko uwo mukobwa wari uvuye mu biro bya boss witwa Leila akavuga ati njye nabibonye, mbona yuko tugomba kumwigisha isomo, tugomba kumwereka yuko nyiri company atari boss ndetse atari Nowela. Ndagira ngo rero ukurikire filime yacu. Wowe utarakora subscribe, ndagira ngo ugerageze ukore subscribe, tukomeze tubane. Ako kanya Sofia akomeza kubwira Leila ati reka jye nawe dupange ukuntu tugomba kurishaho inde Nowela muri hariya muri uriya mwanya arimo. Ndagira ngo undorere sasa. Abakozi batangiye kwigumura ndetse bashaka gukuraho assistant wa Jackson ku buyobozi. Ndagira ngo ukurikire uze gusobanukirwa.
ako kanya rwose bo baba barakaye, kandi koko Nowela yitwaye nabi imbere y'abakozi. Ntago kuba wakubita umuntu iki ndetse no kumubwira nabi ari cyo gisubizo, ntago ari we muti w'ikibazo. Ndagira ngo ukurikire sasa. Ako kanya babo bakomeza kuguma mu kazi kabo ndetse banaganiramo. Reka tugaruke ku rundi ruhande sasa, ndagira ngo ukurikire sasa. Ako kanya Jackson ndetse na Nowela baba bari mu byabo, nuko Nowela akabwira Jackson akavuga ati ariko se bari abakozi bawe ubundi baba bateuje ibiki ku buryo baza bamenyera kuri rwa rwego? Nuko Jackson akavuga ati none se bagutwaye iki? Ako kanya Nowela akavuga ati rwose yampaye document ntashakaga kandi namubwiye document nshaka. Ako kanya Jackson akavuga ati wowe jya ubakontorora. Ako kanya Nowela noneho abarimo arasomana cyangwa se aba ari hejuru yandi ya Jackson, nuko umugore wiwe Paola akahita yinjira, bose bakahita bikangamo abagwa gitumo. Sasa Jackson ndetse na Nowela baryamanye, nuko Paola akabagwamo akababwira ati mukomeze mukora ibyo mwari murimo murakora. Ubona ko rwose Paola ibyo bitamucishikaje cyane rwose akavuga ati ndabona rwose mwari mwishimye. Nuko Jackson agatangira kurya indimi ndetse no kwikandagira kuko umugore we abamufashe. Nuko umugore akatajya kubwira akavuga ati ese koko basi umbwira ko unca inyuma, iyo utambwira yuko byibuze utoteza basi n'abakozi banjye, kunca inyuma ntacyo bitwaye, ariko abakozi banjye wababangamiye cyane. Nuko Jackson akavuga ati ariko njye ntago ari njyewe, ibyo byose ntago ari njyewe rwose, ibyo si njye wabikoze. Ako kanya abakozi baba barakaye, inde Sofia nande na Leila. Nuko Jackson akavuga ati bise ninde wabikoze, ninde wababwiye nabi? Nuko Sofia akahita yidumukiza akavuga ati uwo mugore wawe mushyashya ngo ni Nowela. Nuko Nowela aba ari aho ngaho yipfumbase kabisa rwose yumiwe, arimo aratekera cyangwa se arimo aragenda areba situwasiyo iri aho ngaho. Nuko umugore we Paola agakomeza kuvuga ati ni gute wangiza abakozi banjye? Ntago byumvikana ukuntu utoteza abakozi kuri uru rwego ndetse ukajya no kunca inyuma. Ese burya washatse assistant kugira ngo mujye mwirwa munca inyuma kuri uru rwego? Nuko ako kanya noneho Nowela ahita azamuka. Ndagira ngo ukurikire filime sasa. Atangira kukurira nde Jackson akavuga ati ibi bintu ubundi kuki utabihereza uburyo? Ntago wagira ngo ntago uri umugabo kuri uru rwego? Ako kanya Paola umugore wiwe ahita ashyira isakoshi aho ngaho, ubundi bakiyumvira story yande ya Nowela. Ndagira ngo ukurikire sasa ibintu Nowela atangiye kuvuga. Assistant wande wa Jackson atangiye kuvuga ati ariko ubundi ni gute bakumenyera mu ruganda rwawe, muri kampani yawe, ubundi nawe ukakomeza ugashingaraza ugatuza ugaceceka nkaho wagize ikintu uvuga? Niba ari uyu mugore ukamwirukana, niba ari abakozi ukabirukana, njye mba numiwe rwose. Nuko ako kanya Paola aramureba agaceceka, nuko agatangira kumuseka, bose bakamwitegereza. Nuko Jackson akomeza kuvuga ati ariko rwose uyu mugore cyangwa se uyu assistant wamubabarira, nta kosa yakoze. Nuko ako kanya Nowela kumva uwo mugabo Jackson aracyafite ikibazo. Nuko akavuga ati njye nta byambabariramo rwose, ndagira ngo rero kano kanya umwirukane, gira vuba vuba wirukane uyu mugore, ntabwo tumushaka, uyu mugore wawe mwirukane. Nuko n'aba bakozi ubirukane rwose, iyi kampani wajya umenya ko ari yawe. Nuko ako kanya Jackson watangira gusaba imbabazi akavuga ati mbabarira. Nuko ako kanya Nowela akavuga ati ariko sina n'ubu uracyasaba imbabazi kweri? Uracyavuga yuko ugomba gusaba imbabazi uyu mugore ntabwo tumushaka ahangaha? Paola yumva yacecetse yabihoreye. Ese afite uwuhe mugambi? Ese biraza kugenda gute? Ndagira ngo ukurikire filime uraza gusobanukirwa. Ariko Jackson akomeza rwose kwinginga umugore we ngo namubabarire, ndetse n'amakosa ari kuba ahangaha azi ko agomba kuyakosora rwose. Jackson agatangira gusaba imbabazi. Nuko Nowela akitegereza
akitegereza, ubundi bwo agatangira no kumenya ibya nyabyo biri ahangaha. Nuko bahita bamwaka imfunguzo zaki z'iyi ofisi bakazihereza Paola umugore wa Jackson. Nuko Noella akavuga ati baburetse gatoya, ndagira ngo nsobanurire ziriya mfunguzo ni iz'ikihe cyumba. Ati Paola agatangira kuvuga ati iyi ni kampani yanjye, uyu ni umugabo nazanye muri kampani yanjye kugira ngo ajye ancungira umutekano, iyi ni ofisi nari naramuhaye. Nuko Jackson akahita avuga ati ubwenge buke wakomeje nawe uvuga nk'aho ibi bintu byose ari ibyanjye. Nuko Noella akavuga ati ako ubundi bwo uri umusazi, ni gute umbeshya yuko aha hantu ari ahawe uri boss. Uyu mugore ngo ni Paola ariwe wamuzanye, ariwe wamuhaye amafaranga buri kimwe. Nuko ukahita utangira kubona noneho Noella agatungurwa cyane, akagwa mu kantu, ahubwo agatangira gusaba imbabazi umugore wa Jackson. Paola agatangira kuvuga ati ibibora byose navugaga cyangwa se ibintu byose navugaga ntabwo rwose nari mbigambiriye, rwose mbabaranya kubahwa, ndagira ngo mbabarire. Ako kanya none batangira gusaba imbabazi, Jackson ndetse na Noella batangira gusaba imbabazi bose batakambye. Gusa ariko Noella waba yumiwe kubera yuko biramubabaza cyane ukuntu yari arimo aravuga amagambo nk'ariya imbere ya boss we umuhemba. Ntabwo yari abizi ko ahembwa na Paola. Ndagira ngo ukurikire sasa. Ako kanya Jackson arapfukama agasaba imbabazi umugore wiwe, ariko Paola akamubwira ati ntabwo rwose byumvikana, njye nawe urabona njye naguhereza imbabazi kweri n'ibintu byose wakoze, n'ibintu byose wankoreye, kwangiza abakozi banjye gutya, kwangiza kampani yanjye nubatse imyaka yose nk'uko nkayigushyiramo, kumbi wizanira aba assistant kugira ngo mujye mwirwa muryamana, kampani yanjye nkibaza impamvu ihomba. Ako kanya Jackson akomeza gusaba imbabazi agerageza kuvuga ati ntabwo rwose aya makosa nazongera kuyakora ariko Jackson akomeza kuvuga. Nuko abakozi bakavuga ati oya rwose ibyo bintu nabihanirwe, kuki ashobora yuko kuba yatwangiza kuri uru rwego akaduteza aba assistant baturutse ahandi tutazi niyo baturuka. Ako kanya bakavuga ati rero reka twisubire mu kazi kacu, ibyo ni ibyanyu. Ako kanya nta kindi kintu Noella ahita akora, ahita ava aho hantu akirukanka akagenda, ahita asohoka aho ngaho akagenda, agasiga Noella nako agasiga Jackson ndetse n'umugore we Paola barimo bagira gute, barimo baraganira. Nuko ako kanya baba Sofia ndetse na Leila bahita bagira bate, bahita bahamagara kuri polisi kuko nta kindi kiba gisigaye ni ugufunga Jackson kuko amakosa aba yarakoze ntago ariyo. Bahita bose babirukana. Nuko Paola akagira gute, agasigara mu biro byiwe agatekereza ndetse yibaza uburyo yizeye uriya mugabo we cyane ngo ni Jackson, akamuhereza buri kimwe, akamugurira imodoka, akamuha akazi nk'aka ngaka, ariko akamutenguha kuri rwa rwego ndetse akanamusuzugura kuri rwa rwego. Nta kindi kintu akora rero, ashimira abakozi be ati mwarakoze cyane rwose. Atangira kubabaza harya uriya mukobwa yatangiye gukora ahangaha ryari. Batangira kumubwira igihe ko hamaze amezi agera kuri 2. Ahubwo noneho ikintu ahangaha Paola ahita akora, buri muntu wese Sofia ndetse na Leila ahita bongeza amafaranga menshi, bahita batangira kumushimira ati mwebwe ubu ngubu mbazamuye mu nzego, byibuze ko hari ikintu cyiza mukoze. Disi Leila ndetse na Sofia bahita bishima cyane bagasubira mu kazi. Paola agasigara mu kazi aho ngaho muri bya biro bye bya office, ariko atishimye ari kurira. Ndagira ngo ndorere sasa ntago aba yishimiye uburyo umugabo wiwe baba batandukanyemo ndetse n'uburyo yamugambaniye kuri uru rwego. Agafilime kacu natugasoreje, ndagira ngo kuri subscribe dukomeze tubane.